radiyo umurage. Iyi ni radiyo umurage, ni radiyo yacu, ni radiyo yanyu, ni radiyo y'abumva ikinyarwanda, abakunda ikinyarwanda n'izindi ndimi zose zifitanye nacyo isano. Radiyo umurage igamije guteza imbere ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. Radiyo umurage yumvikana buri cyumweru guhera ku wa kane ku rubuga rwa murandasi www.umuragewacu.com. Mwese mwumva mukurikira kandi mukunda radiyo umurage, turabasuhuje twongera kubifuriza ikaze kuri radiyo yanyu mumenyereye. Benshi muri mwe mwagiye mwifuza yuko twajya tunyuzamo tugatanga inyigisho zerekeranye n'amagambo y'ikinyarwanda, zerekeranye n'inshoberamahanga, imigani, mbese n'ibindi byose bigize ururimi rw'ikinyarwanda bishobora kugira icyo byungura benshi muri twe cyangwa bibigisha, ndetse bikaba byagira n'icyo byibutsa mu bari basanzwe babizi. Iki rero ni kimwe mu biganiro bizirikana ibyo byifuzo by'abumva kandi bakunda radiyo umurage. Uyu munsi turarebera hamwe zimwe mu ngingo zijyanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ingingo rero turi busuzume uyu munsi nijyanye na bimwe mu bidutungiye ubuzima. Iyo nta yindi ni ingingo ijyanye no kurya. Babivuze imvaho mu kinyarwanda ngo iyo imirimo ibaye myinshi ubanza uwo kurya. Natwe mu ngingo nyinshi dufite zo gusuzuma, mu biganiro byinshi dufite byo gusangira namwe, mu nyigisho, mu bisobanuro byinshi dufite byo gutanga, turahera kuri iyo ngiyo ijyanye no kurya. Ariko nanone kugira ngo umuntu abashe kubona ibyarya nuko aba yabitetse. Aha rero niho tugiye guhera dusuzuma, tuganira kuri iyo ngingo ijyanye no guteka. Aha ngaha tukaba turi butange amagambo, turi butange imigani, turi butange inshoberamahanga, ndetse iyo nshoza, iryo bango ryo guteka tukaba turi burihuze n'umuco wa kinyarwanda, twibutsa ibyo bamwe bazi ndetse abandi tubamenyesha wenda ibyo batari bamenya, ku buryo baba abana bato, baba abangavu, baba abasore, baba abagabo bakuze, twese turagira icyo tubyigiramo. Ubwo rero mu gutangira, cyane cyane mu kuzirikana abantu bakeneye kwiyungura ubumenyi mu magambo y'ikinyarwanda kuri iyo ngingo yo guteka. Iyo tuvuze guteka, ni iki duhita twumva? Ni ibiki duhita twibuka? Umwe mu bo turi hamwe arabitubwira, ariko mbere y'uko atangira nagira ngo ahubwo twese hamwe uko twaje kubataramira tubibwire. Yewe nitwa Kanyamihanda Francisco Saveri, nkaba ndi umwe mu bakunda kandi batanga n'ibiganiro kuri radiyo umurage. Bagenzi banjye nabo babibwira. Njyewe nitwa Damas Birekeraho, nkaba ndi umwe mu bakunda ikinyarwanda kandi nkaba ndi muri ikipe y'abashinzwe iradiyo umurage. Nitwa Daniel Tuyizere, nanjye kimwe n'abagenzi banjye nkaba nkunda ururimi rw'ikinyarwanda no kukiganiramo, ndetse muri iyi radiyo umurage nkaba ndi umwe mu biyemeje gutanga umuganda wabo kugira ngo duteze imbere ururimi rwacu. Nitwa Noel Twagiramungu, nanjye nkaba ndi umwe mu bashishikariye gutera inkunga uru rubuga rwa radiyo umurage rwo kuganira mu kinyarwanda no kungurana ku muco n'umurage wacu. Damasi, urakoze cyangwa se wikozeho kubera ko ubimburiye abandi. Sinzi niba witeguye nyine nk'uko n'ubundi ubimburiye abandi
mu kubwira abumva radio umurage abo turi bo iyo bavuze ibintu byo guteka niki cyane cyane wabwira tuvugiye nk'abakiri batoya hari amagambo bazi ariko hari n'abandi batazi niki wababwira nicyo wasobanurira cyane cyane ku magambo ajyanye no guteka urakoze Kanyamihanda kumpa ijambo kugira ngo ngire icyo mvuga kuri iri jambo ryo guteka bifite inyito nyinshi ariko kubitureba cyane ubwo ndumva hari ushaka kumbaza ibijyanye no guteka ibyo kurya kuko ibiteka byo ni byinshi wenda turaza kubibona muri iki kiganiro ariko kubijyanye no guteka ibyo kurya kugira ngo uteke bigusaba ibintu byinshi bigusaba kuba ufite ibyo uteka kuba ufite ibyo bitekamo kuba ufite aho bitekera kuba ufite n'ibyo bitekesha muri ibyo rero kuba ufite ibyo uteka hatekwa ibintu byinshi ntabwo byose ndi bubirondore hatekwa ibijumba hatekwa ibishyimbo hatekwa ibitoki hatekwa umuceri hatekwa inyama hatekwa imboga hatekwa ibintu byinshi cyane yewe hatekwa n'imigati ku bijyanye n'icyo bitekamo hari abateka mu nkono hari abateka mu masafuriya hari abateka imigati yo ngo bayiteka mu cyo bita ifuru nabyo ibyo gutekamo ni byinshi bitewe n'ibyo uteka aho bitekera rero bitekerwa mu gikoni hari bitekerwa kubo mu mijyi n'ahandi ibyo bitekerwa kuri za kwiziniyeri hari bitekerwa mu mafuru ni henshi ku bijyanye n'ibyo bitekesha hari bitekeshwa amazi kubitogosa hari bitekeshwa mu bitekeshwa naho harimo inkwi ufite inkwi zo guteka ahangaha ahenshi mu mijyi n'ahandi hari abakoresha amashanyarazi hari abakoresha za gazi n'ibindi mu giturage akenshi ho bakoresha inkwi amashangara n'ibindi ukeneye ibihubaka n'ibihutera imbaraga n'ibiwurinda indwara zose byose bikubiye hamwe niyo mpamvu kurya imvange ari ingenzi mbambaroka mbere yo guteka rero hari imirimo ikorwa bitewe n'ibyo ugiye guteka aha ntabwo ngiye kwigisha guteka kuko mu muco wa kinyarwanda wa kera hatekaga abagore ariko ubu ubanza bitewe n'aho umuntu ari n'aho ibihe bigeze ubanza n'abagabo bateka kuko na kera hari abagendaga bakajya gutekera abapadiri cyangwa bakajya guteka mu bigo by'amashuri hari abagabo ariko bagera iwabo bakicara ngo abagore bagateka ariko aho ibihe bigeze ubu ngubu n'abagabo basigaye bateka da no mu bihugu bikize hari abo ujya ukumva ngo mu kinyarwanda sinzi uko nabyita ngo ni chef cuisinier afite nka restaurant ye akaba yaranditse ibitabo mu bijyanye no guteka ibyo ntabwo ari byo byatuzinduye rero ntabwo twazinduwe no kwigisha guteka no kurebera hamwe amagambo akoreshwa mu guteka kugira ngo abana bamwe na bamwe batayazi batigeze banayamenya bagende bayamenya ubwo ko tugenda tuganira ndagenda n'abandi n'abagenzi banjye turagenda tuyaganiraho navugaga nti mbere yo guteka hari bigomba gukorwa ndafata nk'ingero nk'ebyiri kuko ntabwo nazirondora zose ibitekwa ni byinshi bitewe n'ibyo ujya guteka hari ukuntu babitegura dufate nko guteka ibishyimbo hari ibishyimbo byumye hari n'ibishyimbo by'ibitonore ku bishyimbo by'ibitonore kugira ngo biteke ubanza kujya kubisoroma mu murima kubisoroma no kujya kubikura mu murima wabigeza mu rugo mukabitonora
kubitonora ni ukubikura mu gishishwa ugasigarana impeke cyangwa intete z'igishyimbo. Noneho iyo urangije kubitonora akenshi urabironga, cyane cyane nk'ibyo mwabaga mwatangiye gutonora igihe cy'imvura, kubera ibyondo n'iki byose warabirongaga, hanyuma ukabishyira mu nkono mbere yo kwishyira ku ziko. Ibishyimbo byumye nabyo mbere yo kubiteka ubanza kubikuraho biba bihunitse mu mutiba cyangwa ahandi, mukabitora. Kubitora rero ni ugutoranyamo ibizima, ukuramo injonjori cyangwa ukuramo n'amabuye. Ahangaha injonjori ku batabizi icyo ari cyo, ni ibishyimbo biba byarapfuye, akenshi hari n'aho babyita za nyanti. Iyo bitekanye n'ibizima ubiriye biramusharirira, ibyo rero bigomba kuvamo. Iyo umaze kubitora urabironga, kuko akenshi mu kubihunika hari igihe baba barabihunikanye n'umuti kugira ngo bye kuzamungwa, umuti abanyarwanda benshi bakunda kwita dedeti. Ugomba kubironga rero kugira ngo umuti ukureho mbere yo kubiteka. Iyo urangije kubironga ubishyira mu nkono, ugashyiramo amazi, ugashyira ku ziko. Iziko ni iki rero? Iziko mu kinyarwanda ubundi rikozwe n'amashyiga atatu. Ayo mashyiga hari hamwe aba ari amabuye, hari ahandi aba ari ibisindu. Muri ayo mashyiga atatu ushyiramo inkwi, ugacana umuriro. Inkwi bazishyiraho bita mu mashinga. Ishinga ni uriya mwanya uba uri hagati y'ishyiga n'irindi. Izo nkwi nizo uzishyiramo ukazicana, zafatwa ugashyiraho inkono. Ku bijyanye n'ibijumba, niba utetse ibijumba nabyo cyangwa imyumbati ujya kuyikura mu murima. Ariko kugira ngo uyikure mu murima ugomba kubanza kuyikura. Kuyikura ni iki? Ni ukuyikura mu itaka. Ahangaha tutazitiranya kuyikura no kuyikura mu murima cyangwa kuyikura ahandi hantu. Kuyikura baba bavuga ni ukuvuga kuyikura mu itaka. Wamara kuyikura, byaba ari ibijumba, ukabironga. Kubironga no kubishyira mu mazi ugakuraho ibyondo, cyangwa se ukabikuba. Kubikuba naho no gukuraho iryo taka, ariko noneho udakoresheje amazi. Akenshi hari aho babanzaga kubyanika kugira ngo bihonge. Muri uko guhonga kujya kubiteka bakabanza bakabikuba, bagakuraho iryo taka. Abenshi bazi icyo bita ibijumba by'umuhonge, bazi ukuntu biryoha. Mbere yo kubishyira mu nkono, ibyo bijumba hari igihe babicoboyaga. Kubicoboya ni iki? Hari igihe ibijumba byabaga birimo udukoko, byaramunzwe cyangwa byaraboze, ako gace kaboze cyangwa kamunzwe bakagakuraho bakuramo izo mungu. Hari n'abo bavugaga ko ari ukubiborora bakuramo ibyo ngibyo byaboze. Bitewe n'uko ugiye kubiteka nanone ukabihata. Kubihata ni ukubikuraho ibishishwa. Wamara kubihata ukabironga, ukabishyira mu nkono. Cyane cyane ibyo byo kubihata hari bamwe babyita impate, wabaga ugiye nko kubiteka ku bishyimbo, kubigereka ku bishyimbo, akenshi niko babyitaga. Hari n'ukundi ibijumba ashoboraga kubikura mu murima bitarera neza, ubicukuye. Hari mu gace k'iwacu nturukamo babyita gutimba. Ukagenda imigozi imaze gukubita imitwe hasi, ukagenda ugacukura, niba hariho bitatu ugakuraho kimwe, ukagenda ukabironga muri biriya nabivuze, ukabironga ukabiteka. Amata, amagi cyangwa se inyama byose usanga ntabwo bisa, mboga zose zisa n'icyatsi ntizigira uko zisa, uziteka tukizisoroma bidufitiye akamaro, ibyo byose tubyitayeho nabwo bwaki yadufata. Aho
ngaho ubwo umaze kubishyira mu nkono noneho ugacana umuriro muri iryo ziko nk'uko nabivuze, umuriro ukawufatisha n'inkwi. Ahangaha unanigeze kuvuga amashyiga ko ari amabuye cyangwa ibisinde bashyiragaho mu nzu bagacanamo hagati, hakaba haturukaho ijambo ryitwa gutera amashyiga. Kanyamihanda, Noheli cyangwa Daniel iyo bavuze gutera amashyiga hari icyo muzi bibabwira? Bakavuga ngo kanaka bateye amashyiga cyangwa bakuye amashyiga. Ndumva ibyo bintu ndumva ariko ndumva ntibuka neza ikintu bivuga. Ushobora gukomeza nkoresheje imvugo ikoreshwa mu gisakuzo navuga ngo kica. Iyo bavuga ngo kanaka bateye amashyiga cyangwa bakuye amashyiga, akenshi abaga ari n'umugabo n'umugore barwanye. Mbese umugabo n'umugore barwanye ko bateye amashyiga cyangwa bayakuye. Bakarwana noneho kugeza nyineho bakura amashyiga nkaha nyine barwanira ntagire ibyatsi bihasigara. Byaba ari ibyo cyangwa rimwe na rimwe kubera inguma baba bafitanye bamwe bateye indi, ko niba ari inguma ziba zakuze nk'amashyiga nyine bakabiterwa n'intuza ururimi rwacu rurakize pe. Aho navugaga kubakoresha amashyiga. Hari abandi rero bakoresha imbabura bakoresha amakara bakayacana, ndetse ko yo kuyacana barayafatiriza bakoresheje icyo bita umumbunda. Hari uwasobanura umumbunda icyo ari cyo? Mba nkuroga rwose. Daniel ndumva ashaka kudusobanurira. Umumbunda nzi n'uw'abategarugori bagiraga imisatsi bagasokoza baganisha inyuma. Bita umumbunda. N'ubundi umumbunda wo kumbabura nawo ngira ngo bawitiriye kirya gitambara abategarugori bitega mu mutwe kizamuye gihagaritse. Umumbunda rero akenshi wabaga ari nk'agace k'ibati gashaje bahinaga bazingaga, noneho nako kakamera nk'uruhombo runini, noneho bagatereka ku mbabura kugira ngo umuyaga ushobore guhuha muri ya makara, noneho uyacane vuba vuba. Ndumva ari wo bitaga umumbunda. Ndetse aho ngaho hanyibukije igiparu cy'umukozi wajyaga abwira shebuja amwaka amafaranga buri kanya, uko amutumye ku isoko akamubwira ngo amuha amafaranga, akamusaba amafaranga yo kugura amakara, ayo guhaha ibirayi, ayo kugura umuceri, noneho agashyiramo ngo nayo kugura umumbunda. Kubera ko se atabaga bizi ngo abyiteho, rero amenye ko umumbunda batawugura buri munsi. Ubwo yahoraga amuha amafaranga kagira ngo ni nk'amavuta, cyangwa n'ikintu wakoresheje rimwe gusa, kandi umumbunda wahoragaho ntacyo wabaga ukomeye kuko wabaga ari ibati. Reka nsubize ijambo Damasi akomeze ibisobanuro. Murumva rero icyo kibazo cy'umumbunda nyine uwo mukozi yari yaragowe kubera kudasobanukirwa n'uwo mumbunda. Uko Daniel abisobanuye nanjye ni ko uwo mumbunda nkuzi. bidutungira ubuzima bigeretse ku binyabijumba usanga byabaye mabi. Kunywa amazi ahagije bidufatiye runini kuko atuma ibiribwa byose bitembera mu mubiri. Niyo mpamvu kunywa amazi meza ari ngombwa mu buzima. Umuriro wabaga wafashwe none inkono bakayishyira ku ziko, abakoreshaga amashyiga bakajya bajya kwenyegeza inkwi, no gusunika igice cy'urukwi kitari cyashya ukakinjiza mu ziko mo hagati kugira ngo gikomeze cyake. Hari n'irindi jambo bakoresha bivuga gukoranyamo, nabyo ni nk'ibyo ngibyo, no kugenda urukwi ahafashwe amakara ukasa naho yagabanya icyo giti ukakigizamo imbere kugira ngo gikomeze umuriro ukomeze wake. Bitewe n'ibyo utetse rero cyane cyane nk'ibishyimbo kuko aribyo navuze,
hari igihe byageraga ukaba ngombwa ko wongeramo amazi, byatangiraga kubira bikagera igihe amazi agabanuka ukongeramo amazi. Ibijumba hari aho byageraga bakavuga ko byatoye umwuka. Ahangaha binyibukije iyo abanyarwanda baganira nk'uko nguko barimo gutebya, rimwe na rimwe bagasa naho bibagirwa ibyo bakoraga, niho umwe agira ati yewe ati mureke turekere aho ubupfu bwatoye umwuka, kuvuga ko ibyo bari barimo ari ibintu bisa naho atari ingirakamaro, ko bigeze igihe cyo gushya, ko byaba ngombwa ko babirekera aho ngaho bakajya mu bindi. Niba ari ibijumba n'ibishyimbo rero hari aho bageraga igihe cyo gushyira, kuko ibijumba n'ibishyimbo bidahera rimwe, bagashyiraho ibijumba aribyo bitaga kugereka cyangwa ibirayi. Ubwo ariko hagati aho hari igihe inkono yabiraga rimwe na rimwe ikaba yabirira mu ziko. Icyo gihe kugira ngo itabirira mu ziko hari ibyo bitaga kuyicubya. Gucubya inkono ni nk'igihe inkono ibira, noneho kugira ngo ibirire mu ziko hari bamwe ibyatsi bashyiragamo, hari abashyiragamo umuyenzi, hari abashyiragamo umubirizi, noneho inkono igacuba igahwama ntibirire mu ziko. Imbere y'uko inkono ishya rero hari mu bijyanye no guteka hari icyo abanyarwanda bakora cyitwa kujabura. Kujabura hari uwabazi icyo ari cyo? Kujabura se ahubwo uravuze ngo hari abazi icyo ari cyo, ahubwo bazi utakizi, nibyo byoroshye. Ahubwo bazi uti hari utarabikoze. Warajabuye se cyangwa warajaburiwe? Njye narajaburiwe kenshi. Icyo nacyo ni cyiza, ushobora no gukora mu nkono batakubwiye, nyine babyita ubujabuye. Niko batwigishaga tujya gusaba amasakaramentu nabo mu Gaturika. Bakwigisha ujya gusaba amasakaramentu ko ugomba kuvuga ibyaha wakoze, ukavuga nyine tuzavuge ko nakoze mu nkono bacu batambwiye. Ibyo babyita kujabura. Kujabura no gukora mu nkono ibiryo bitarashya. Ariko harimo uburyo bubiri, hari ukujabura, hari no kurorereza. Kurorereza bashobora gushyiramo umudaho bakaguhereza, nyine bakavanaho ibishyimbo ukaminjiramo n'akunyu ukumva ko bihiye. Kujabura kenshi nabyo no kuroreza, ariko kujabura ariko urumva harimo akantu ko kubikora ariko utabyemerewe. Bajabuyeho nyine kujabura no kuvuga ngo ntibyari byashya neza, ariko kubera ko wenda wihuta cyangwa warambiwe, cyangwa ushonje cyane, cyangwa n'umwana ushaka kujya kuryama, bakaba nyine kujabura. Ubundi no kuvuga ngo ushobora ni nko kugira gutya ukubita ubangura ugakuraho ikintu gutya, ariko mu by'ukuri umwanya wacyo utari wagera, igihe cyacyo kitari cyagera. No kubiryo nuko sinzi, ngira ngo ijambo rigeze kuba mu turere tumwe na tumwe, niba ari ukwanzuza ntabwo mzibuka. Kugira gute? Niba ari ukwanzuza, niba ari kugira gute, ariko numvise hari aho bakoresha irindi jambo. Ubwo nabumva iradiyo yenda niba ryibuka cyangwa se nibumva rihari bazatubwira. Iwacu twebwe bavuga kugeza umuntu, ngo umwana ko ngo mumugeze barasinzira, nabyo ni kimwe n'ibyo byo kumujaburira. Muvuze kujaburira umwana rero, hari iyindi nyito yo kujaburira umwana, cyane cyane w'uruhinja, sinzi iyo murayizi? Ibijaburiro. Watubwira ibyo ari byo? Ntabwo njye urebye wanyibutsa ijambo ndariza, ariko kurisobanura neza uko bikwiye nshobora kuvanga. Wanyibutsa, ndabizi ibijaburiro cyane cyane ndatekereza yuko ari ya miti bahaga umwana arwaye nk'inzoka, imiti ya kinyarwanda y'ibyatsi y'ibibabi babaga bavuguse nuko bagashyira ahantu bakaza kumuha. Ntabwo ndakeka ari muri uwo murongo. Birenda gusa ku bijyanye no kujaburira umwana, bajyaga guca ibyatsi, ntabwo bacaga ibyatsi bibonetse byose. Hari ibyatsi bya ngombwa, hari ibyo bitwa amasonga, hari ibyitwa ibyegera n'ibindi bacaga bakabiteka mu rwabya. Ayo mazi bakajya bahaho umwana, bakanayamwuhagiza akiri umwana mutoya. Arwaye cyane cyane arwaye icyo mu nda, arwaye icyo mu nda, n'igikoko. Arwaye igikoko, icyo gihe nibwo bavugaga ngo umwana muramujaburiye. Kujaburira umwana atari ukumuha ibyo biryo igihe bitari byashya neza, ariko ari iyo miti, ibyo byayo mazi y'ibyo byatsi bamuha bakanayamwuhagiza, nibyo kujaburira.
amavuta kuyateka ntako bisa rero ubushyuhe mu mubiri adutera n'imbaraga burya amavuta ariko ntukabye ni ingenzi mbambaroga dukomeje mu bijyanye no guteka ngo ibiryo birahiye ibimininwa barabimininaga kuminina ni ukuvangura ibiryo n'amazi ayo mazi bakayita amamininwa amwe bahihene aho kuyahereza abana amwe bahihene ariko rero muri kandi harimo intungamubiri nicyo nanjye nashaka kuvuga ihene bahaga ihene nyine wabonaga ihene ukuntu zabaga zimeze neza cyane rwose twe tuyita amarongorwa ayo mamininwa cyangwa amarongorwa ikindi anyibutsa nuko nyine muri ibyo bihugu nyine iyo ngiyo za Buraya na za Amerika mwibera iyo burya mutetse imyumbati ntabwo mumenye uburyohe bwayo cyane cyane yuko ayo mamininwa cyangwa se ngo ni amakidanye ngo ni amarongorwa niyo atuma uwo mwumbati uhindura isura ariko nyine ari ya sura ituma nyine wa mwumbati uryoha nyine kubera kubirirwa ayo marongorwa nyine bamaze kuyakuraho hakurikiraho ikijyanye no kwarura ni ugukura ibiryo mu nkono ukabishyira ku mbehe cyangwa ku masahane cyangwa mu bisorori bitewe n'aho n'ibyo ufite akenshi baruzaga umudaho hari ikindi nibagiwe mbere yo kwarura bitewe n'ibiryo ibyo ari byo hari ukubikaranga bakarangishaga amavuta y'inka ubuto amamesa n'ibindi hakaba n'ibyo bita kurunga watubwira icyo ari cyo Kanyameha nyine kurunga habaho n'ijambo nyine ibirunge ni ibyo biryo nyine birunze ni ugukarangisha cyangwa se bishobora kuba gukaranga biterwa n'icyo umuntu yakwita gukaranga nyine ariko baba bakoresheje cyane cyane amavuta y'inka ariyo ikimuri nyine aho niho bavuga rero wa mugabo Serugarukira Mfizi wakundaga ibirunge yego ubwo bivuga ko yakundaga ibiryo birimo amavuta y'inka ni ibyo ngibyo ubu Serugarukira Mfizi ariko se ninde ni mwari muturanye no he ni umuntu mwiganye cyangwa ya Serugarukira Mfizi ni umugabo yabayeho kera ku buryo yegere mu bavugwa na ba Gacamigani niwe bavuga nyine wakundaga ibirunge cyane ngo yaratahaga acyuye inka yasanga umugore atatetse ibirunge akaja mu buriri akaryama yitambitse ubundi mu kinyarwanda nyine umugabo aryama ku rwuririro umugore akaryama ivure urumva iyo witambitse rero umugore ntabona aryama hari igihe rero ngo rimwe yitambitse rwose umugore biramuyobera umugore arahukana ageze iwabo bwira nyina ati nyina tese nibite mwana wa nyina atawe byagize ati umugabo yitambitse mu buriri nta atese byari byagenze bite yaza ashaka ibirungi ibyo birunge bya buri munsi se nabibona arambwira ati ryama buracya barazinduka ati tuzinduke tugende barazinduka baraza umukecuru n'umukobwa we afite agaseke umukobwa ntiyarazi ibirimo nuko baraza bagera kwa Serugarukira Mfizi mu rukerera kera abanyarwanda muzi ko inzugi ntabwo zabaga zikomeye mu by'ukuri zari inzugi zo kugira ngo bakumire inyamaswa ariko umuntu yashobora kuza agakingura nuko baraza barinjira umukecuru ageze ku rwuririro afata indosho ubwo umukecuru yagiye ku rwuririro ajya he yagiye ku rwuririro rwose afata indosho ayikoza afundura ka gaseke indosho ayikoza mu kibo kugira ngo ni ikibo niba ari ikibo yari yazanyemo noneho indosho ayikoza ku mazuru ya Serugarukira Mfizi Serugarukira Mfizi ati uyu ninde umbambuje indosho yo kabambuzwa ingoma ubwo wakomeza ukadusobanurira nuko ati ni mbambuje indosho yo kabambuzwa ingoma
yebwo twavugaga bijyanye no kurunga, hari n'umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ikiga kurunga cyambara indosho. Kubera ko nyine aba biharaye akajya akozamo iyo ndosho agira ngo yumve ko amavuta yakoze, agasanga inkono yayejeje. Umubiri wa buri muntu ugennye inderabuzima zikubiye mu kurya neza no kurya ibiryo bihamye, ukeneye ibiwubaka n'ibiwutera imbaraga n'ibiwurinda indwara zose, byose bikubiye hamwe. Niyo mpamvu kurya imvange ari ingenzi mbabaroga. Ubuzima zikubiye mu kurya neza no kurya ibiryo bihamye, ukeneye ibiwubaka n'ibiwutera imbaraga n'ibiwurinda indwara zose, byose bikubiye hamwe, byose bikubiye hamwe. Kwarura, kubarura ku mbehe mu masorori n'ahandi. Imbehe kuyisobanura ni nk'isahane ariko ibajwe mu giti. Imbehe rero habagaho imbehe iri yonyine, hakabaho n'indi ari ebyiri zo bitaga insangiza. Imwe yabaga iriho umutsima cyangwa iriho ibindi, indi iriho imboga. Mvuze imboga n'imbehe, hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ko ubukana bw'imboga butotsa imbehe. Nibyo rwose. Hari n'abaruriraga ku nkoko cyangwa ku kadasesa cyangwa ikidasesa cyangwa ku masahane. Hari abavuga dusera iriya. Ikindi tukivuga imbehe, nkunze kujya nganira n'umuhanzi Nkuru Nziza, najyaga mubaza ntiyandirimbo ngo nkubwire ikigeni. Ikigeni ni iki? Aransobanura, yenda ntabwo ngiye kujya muri ibyo bisobanuro ko igihe kizagera ibyo bisobanuro tubyinjiremo, ariko kimwe mu bisobanuro kitari muri iyo ndirimbo ya Nkuru Nziza nuko ikigeni ari n'imbehe. Yambwiye yuko ari ubwoko bw'imbehe iba ifite imyanya ibiri ahantu habiri. Ngo niyo sangiza se? Birashoboka. Kuko yanyerekaga yuko iba ifite ahantu habiri, mbese uba warayikoze ku buryo hari hamwe ushobora gushyira ibiryo n'ahandi ariko mu by'ukuri ifatanye. Ndetse ahubwo n'icyo kigeni ikaba ari n'inka bavuga yuko igize nayo ngo iteze ikigeni. Ubwo navugaga ibyo by'imbehe, naho ibindi bijyanye n'iyo ndirimbo ya Nkuru Nziza n'ibindi bisobanuro by'iryo jambo ikigeni bishobora kuzaza igihe cyageze. Murakoze. Tukiri ku by'imbehe, ubwo twakwibukiranya ko nanone imbehe kubera ko yari ifite akamaro mu kinyarwanda, byageze n'igihe mu kinyarwanda gishya bavuze ngo umuntu iyo bamwubikiye imbehe baba ni nko kumukura ku amata ku munwa, ku buryo hari n'akaririmbo umucuranzi yahimbye kavuga ngo anyubikiye imbehe nahoze ndiraho. Nibyo rwose. Tukivuga iby'imbehe rero, ntabwo imbehe bayireragaho gusa, hari n'indi mbehe baraguriragaho abenshi bakunda kwita impinga. Bateragaho inzuzi kugira ngo umuntu amenye uko bizamugendekera. Umupfumu akamubwira, akasoma muri izo nzuzi ze akamubwira uko ibyo bimeze. Ubwo mbese ku bijyanye no guteka no kurya, ndumva n'abahamagaza ahangaha n'abandi mukagira icyo mubivugaho mukanyunganira. Ariko se mbere yuko nako ni mu rwego rwo kukunganira no kugira icyo mbivugaho, hari nk'amagambo cyangwa se imigani uretse ko nayo turi bugarukeho ku buryo burambuye, ariko hari ibihise binzamo kano kanya. Bavuze imbabura. Iyo bakumanika imbabura bayimanika cyangwa biba byangize bite kugira ngo umuntu ayimanike cyangwa bivuga iki? Kumanika imbabura ni ikintu kigaragaza ko umuntu afite ibibazo, ko yakennye, ko yashonje, kubera ko mu by'ukuri imbabura ni igikoresho ubika hafi, kubera ko wikenera guteka buri kanya. Nibura iyo ufite icyo urya ushobora kuyitekaho mu gitondo, ushobora kuyikoresha saa sita na nimugoroba. Iyo uyimanitse rero
iyo bavuga ko umuntu yamanitse imbabura ni ukuvuga ko yashonje rwose nta kigira icyo ateka. Nyumva nta kibondo cyanjye ireba burakeye uramenye butira utihaya karimo kwisi no kwitega iminsi ubundi yakumunga bose bakakunena bakakwitijije ubuzima buraryoha ariko uvuguta ntamuvuba uribuke kwinsinzi y'inzara mwana wanjye iva ku murimo. Damasi yakomeje kutubwira nyine bimwe mu byo batekesha, bimwe mu byo abantu bakenera. Iyo none bavuze ngo ufite intwari ibihiye utazifite se udafite inkwi arya imitura cyangwa kabiri yari bibisi cyangwa akaburara. ubwo byo binyibukije ko iyo bidahiye birapfuba, iyo ari ibipfuburwa birapfuburwa, ariko ahangaha ntihaze kugira ababyitiranya na ngeso yo gupfura cyangwa umwuga wo gupfura wateye muri iki gihe. Noneho ubundi ikindi ni uko kurya ibikonje cyangwa se kurya ibishyushye mu muco w'abanyarwanda cyangwa se mu migirire y'abanyarwanda bifitanye itandukaniro rikomeye, ku buryo iyo umuntu ariye ibikonje mu kinyarwanda rwose ni nk'umwaka w'abagize, ku buryo baje no kubishyira mu karirimbo mu kabyino ko mu Munyinya wa Remera bakunda kumenya imbyino za kinyarwanda, aho umugore abwira umugabo ngo ugiye kwa mukeba ugiye kurya ibikonje kandi usize ibishyushye byo kakunyura mu nda. Uburyo mbese kurya ibikonje ni nk'igisebo, ariko abazi byo mu mico y'abazungu nanone bazi ko kurya ibiryo bikonje biri mu byo bakunda gukora rimwe na rimwe, cyane cyane iyo hashyushye bo bakunda kwirira ibintu bikonje. Ubwo rero nacyo ni kimwe mu mico abanyarwanda bashobora kwigira ku bandi. Ariko se mbere yo kuva kuri izi ngingo wenda hasigaye nk'utuntu tubiri cyangwa dutatu. Iyo bavuze ngo ufite intwari ibihiye, imigani ya kinyarwanda burya haba harimo ikintu kimeze nko gushushanya. Muramutse cyangwa se turamutse turenze icyo kintu kijyanye no kurya gusa, nta kindi biba bishobora gushaka nko kuvuga cyangwa gushushanya. N'umugani nyine ni kimwe n'imigani yose cyangwa imvugo zose babigana kariho. Umuntu atekereje nyine uwo mugana iyo mvugo ishushanya aho ishingiye, twabireba cyane cyane mu Rwanda rwa kera, abantu bagisenya inkwi cyane ibyo bita gusenya cyangwa gutashya. Kenshi burya gutashya wari umurimo w'abana, ariko tuba tuvuga n'abana bakuru, abana n'abakobwa bamaze kuba inkumi n'abasore bakiri ingaragu, nibo bajyaga gusenya. Kenshi rero abagiraga inkwi bari abafite abana bakuru bashobora gutashya bagasenya. Ibi bikatwereka rero uko kera abantu bagabanaga n'imirimo. Ubu umuntu avuze inkwi wareba wenda abenshi baragura amakara, n'abagifite inkwi wenda bazigura, ariko kenshi abafite inkwi abashobora kurya ibihiye byavugaga nyine urugo rurimo abana bakuru, urugo rurimo abana bashobora gukora imirimo. Bikatwerekana none ingorane nk'abantu batagiraga abana, ababyeyi batabaga bafite abana, ingorane babaga bafite mu ngo zabo. Njye nakongeraho kuvuga ngo ufite intwari ibihiye ni ukuvuga ko ufite icyo akoresha ashobora kugera ku kintu iki n'iki uyu nguyu adashobora kugeraho kubera ko ntacyo afite. Ni icyo ngicyo kuvuga igihe numva bivuga ufite intwari ibihiye. Hanze aha ntabyo kwirozonga, nta murimo n'umwe umwaye uretse indonke mu bantu yirenze imbaga. Yoyasha
bagateka imitwe bamwe baruye injamba itagira ijambo bacitse kw'ijabo ubuzima buraryoha ariko buvuguta nta muvuba uribuke kw'insinzi y'inzara mwana wanjye iva ku murimo. murakoze Tuyizere Twagiramungu nawe birekeraho kuri ibyo bisobanuro mumaze gutanga kuri uwo mugani ngo ufite inkwi arya ibihiye. Ibisobanuro rwose birumvikana, ni ukuvuga ngo ufite uburyo, ufite ubushobozi agera ku cyo ashaka, nka wa wundi nyine wifuza kurya ibihiye kubera ko atarya nyine imitura, kandi ashobora kuba afite inkwi nyine akagera nyine kuri ibyo biryo bihiye akabirya. Nk'uko rero bamwe mwabivuze, ahubwo uwo mugani hari n'igihe bawuca babona rwose uwo muntu yageze ku birenze ibyo yifuzaga, ndetse harimo n'ubukire, bati yewe batufite inkwi arya ibihiye koko. Hari izindi mvugo rero, hari indi migani, hari izindi nshoberamahanga, hari andi magambo menshi tutabona akanya ko gutindaho uyu munsi ajyanye no guteka, ariko mureke tunyure muri amwe muri yo twihuta mbere yo gusoza iki kiganiro. Hari nk'inshoberamahanga bakunze gukoresha ngo ni uguteka umutwe, bati kanaka ni umutekamutwe, bati kanaka yatetse imitwe, cyangwa se bati uwo mutwe ntuzaguhira, ubundi bati arashaka kuwushiririza, ubundi umuntu ati ngiye kuwucanira. Aho twahera ni ahantu hashimishije mu bisobanuro, duhuza ikinyarwanda n'izindi ndimi z'ibihugu duturanye. Mperutse kumva umuganda ntabwo ari umugande. Abaganda ni bumwe mu bwoko butuye igihugu cy'abantu bita abagande, igihugu cya Uganda. Umuntu rero uvuga ururimi rw'ikiganda abwira mugenzi we ati nja kufumbira omutwe. Mu kiganda rero kufumba ni uguteka, ari naho nyine twumva umuntu amaze gufata ifunguro agashimira uri muhaye ati mwebare kufumba, ni ukuvuga ngo mwakoze guteka. Undi nakamusubiza ati mwebare kusima, ni ukuvuga ngo murakoze gushima. Ibyo mwebare byinjiye mu mvugo ya Kinyarwanda, ariko nta handi bituruka naho ngaho. Kufumba rero ni uguteka. Turebye mu Kinyarwanda hari ijambo ifumba, ni bya byatsi cyangwa se bashobora no kubivanga n'uduti dutoya bakoreshaga cyangwa se nanone bagikoresha, bagahambira bagakoramo ikintu bacanagaho umuriro, noneho bakagikoresha bahakura kugira ngo nyine uwo mwotsi uturutse kuri uwo muriro wigizeyo inzuki ziri mu mutiba cyangwa se mu muzinga. Iyo ni ifumba. Ahangaha rero abaganda iyo bashaka kuvuga igikoni bakita ifumbiro. Murumva yuko bifitanye isano nyine n'ifumba. Ubwo aho ngaho twavuga guteka umutwe bishobora kuvugwa mu buryo umuntu ashobora kuvuga yuko bwaba bwiza. Umuntu avuga ati yewe noneho nabuze imitwe nateka ngiye kuwushiriza, cyangwa se ahubwo no mu yindi mvugo umuntu akavuga ati ngiye gushaka igiswahire cyo gukora biriya bintu. Mu by'ukuri umuntu ashaka kuvuga yuko arimo gushakisha inzira, arimo gushakisha amageza, arimo gushakisha amayeri, arimo guhanga uburyo bwo kugira ngo agere ku kintu akeneye nyine kwigezaho. Ubundi noneho hakaba nyine n'imvugo mbi, ari nayo yogeye, ari nayo ikunze gukoreshwa kuri iryo jambo ryo guteka umutwe. Umuntu ushaka gutekera umutwe, umutekamutwe ni umuntu nyine ufite amayeri, arimo kwikunda, arimo gushaka, ndetse ahubwo navuga nko kwiba, nko kuryarya nyine bigamije kugera ku byo umuntu ataragenewe. Dore iwacu barashaje nta n'ifaranga bagira,
turatega otobisi byo gushiriza umutsi nubwo nta faranga bwose by'ubunyifunga roho kabisa Imana arayishoye hagarika tuyirohemo nubwo nta faranga bwose turaza guteka umutwe nitumara kugerayo nkore mu mufuka wiruke maze nkwiruke inyuma mvuze induru ya bine babuze icumbi karabaye ngabo bigize abarwayi jugujugu no kwa muganga ngabo bisize urusenda kabiratirira muze basa n'abamarariya muganga zanye igipima basanga mu 40 ngabo babahaye icumbi babasasiye n'ibitanda babazaniye udushinge babahaye n'utunini maze bumaze gucya mwene ngangwa arakize ubundi nanone hakaba umugani uvuga ngo inkono ihira igihe ntihira ikibariro. Duhere kuri iryo jambo ikibariro, harimo ikintu cyo kubara. Kubarira ikintu ni ukuvuga yuko ubuzi igihe kibaze, igihe runaka, igihe ntarengwa kiri burangire nyine ibyo ushaka wabigezeho. Ariko hari igihe bitagenda gutyo. Ahangaha rero nubwo bakoresheje inkono, hari ibindi bintu udashobora kuvuga ngo wabibariye, wabaze igihe ntarengwa kiri burangire nyine ubibonye ubigezeho. Ahubwo ukabuzi yuko nyine igihe nyacyo gikenewe wowe udashobora no kumenya uko kingana, nikigera nibwo ibyo bintu biri butungane. Inkono ihira ikibatsi ntihira ikibariro. Ni ukuvuga ngo inkono ntabwo washyira inkono ku ziko ngo uvuge ngo biraza, ngo ibiryo biraza gushya mu isaha imwe cyangwa amasaha abiri gusa udashizemo umuriro. Ariko hari n'abandi bavuga bati inkono ihira igihe ntihira ikibatsi. Ntabwo warundamwo inkwi gusa umuriro mwinshi ngo uvuge ngo ibiryo birahita bishya nk'ibishyimbo. Ntabwo wateka ibishyimbo mu minota 5, bigomba nanone gufata igihe. Abaro ni imigani abantu bakoresha bitewe n'icyo bashaka kugushaho, babikoresha buri gihe berekana uburyo ugomba kumenya buri kintu mu gihe cyacyo. Ntuvuge ngo ibingibi wabigeraho gusa ukoresheje imbaraga, ukoresheje umuriro mwinshi. Inkono rero ihira igihe ntihira ikibariro. Cyakora wenda iyo abazungu yo wenda bashobora kuyibarira bakavuga bati mu minota runaka niba dutetse ibiryo ibi nibi bishobora kuba bihiye. Wenda ibyo birashoboka, ariko ntawamenya, ntawabyemeza, kandi wabyemeza ntabwo ashobora kwizera ko byaba gutyo buri gihe. Ubundi hakaba n'imvugo yo kugereranya, ndetse ahubwo harimo no kunegurana, bavuga ngo runaka arareshya cyangwa se areshya n'ishyiga ry'inyuma. Mu by'ukuri amashyiga turayazi, birekeraho yayadusobanuriye, kandi abayabonye ndetse n'abazayabona aba ari magufi cyane. Iyo bavuze ngo kanaka areshya n'ishyiga ry'inyuma, bamunegura bavuga we rwose ari mugufi, ko ari nyangufi. Hakaba n'igisakuzo kivuga ngo twava mu umwe ntitwarya. Mu gisubizo haravuga ati ishyiga, hanavuga ishyiga ry'inyuma, ariko dufatiye yenda ku ishyiga gusa, nuko inkono kugira ngo ushobore kuyitereka nyine ikomere yoye kugwa ndetse ubashe guteka, ukeneye
ya mashyiga akenshi aba ari atatu, uvanyemo rimwe ntacyo uba ukoze, ntacyo ushobora kugeraho. iyo uzi ngo twava mwe ntitwarya, ni ngombwa ngo havuyemo ikintu kimwe gikenewe, ibindi byose biba bipfuye, ntacyo umuntu ashobora kugeraho. Ubundi hakaba umugani uvuga ngo iminsi iteka inzovu mu rwabya. Urwabya tuzi ko rungana, tuzi ko ari ruto cyane. Inzovu tuzi ko ari inyamaswa nyamunini, ubwo rero ntabwo umuntu yayiteka mu rwabya ngo rushoboke. Ariko nk'uko nanone bajyana banabivuga mu yindi mvugo y'ikinyarwanda ngo iminsi n'imitindi, iminsi ishobora gutuma haba ibyo umuntu atatekerezaga, iminsi ishobora guhemukira umuntu hakaba ibyo atari yiteze. Ahangaha rero bivuze ngo iminsi iteka inzovu mu rwabya, ni ukuvuga ngo na wa muntu abandi babona yuko nta cyamuhangara kubera ububasha afite, kubera ko ari munini, wenda apima ibiro byinshi, kubera ubushobozi bw'ikirenga ashobora kuba afite, ariko hari igihe gishobora kuzagera cyangwa se igihe kigera ahubwo ukabona bya bindi abantu bose bakeka ko bidashoboka, ya minsi nyine tudashobora kwiringira igihe cyose, ukabona iramuvuguruje, ukabona iramubashije, ukabona iramushoboye, ukabona bya bindi abantu nyine mu myumvire yabo nk'abantu, bya bindi batakekaga, bya bindi batateganyaga, ukabona birabaye. Bati iminsi iteka inzovu mu rwabya. nyabusa ibyo ugezeho byose ujye ubishima Imana, itera amaso urebe n'abaheze inyuma, bose uzabasaranganye nawe utazi inkomoko, nimwe yaduhanze burya tuvindimwe. Indi mvugo nanone tumenyereye ahubwo dukunze no gukoresha cyane, nuko hari igihe abantu bajya impaka, noneho umuntu akaza kubwira undi ibintu bishobora kuba bidashoboka, bishobora kuba bitangaje, noneho uwabibwira nawe akamusubiza ati yewe ndakurahiye, ibyo bintu rwose ntabwo bishobora kubaho, ntabwo wabigeraho, kabone niyo wateka ibuye rigashya. Ubundi ibuye ntiritekwa, wariteka se ugamije iki? Wariteka ushaka kugera ku ki? Ariko se uramutse ushatse kwigerezaho wariteka rigashya? Ntibishoboka. Uwo muntu rero abakubwira ati ibyo urimo gukora ni ukwikoza ubusa, uribeshya, ntabwo bishobora kugerwaho, kabone niyo wateka ibuye rigashya, uretse ko abazi ko nyine bidashoboka, nyine ko udashobora kuriteka ngo rishye. Ubundi nanone turamutse dukubise tubangura ku magambo tutari butindeho uyu munsi, bavuga yuko inka iteka ni cya gihe nyine iba itagifite, uba utagishobora kuyikama ngo ubone amata, kubera yuko igihe kiba kigeze, kubera yuko iba igiye no gucutsa cyangwa imaze gucutsa inyana yonsaga, ariyo nyine yazaga ikonka amabere akareta ukabasha gukama. Ariko muri make ni ukuvuga ngo igihe kiba kigeze itagishobora gukamwa, ahubwo uzategereza ku kindi gihe nyine izabyarira indi nyana, hanyuma ukabona gukama. Icyo gihe rero nyine icyo gihe kirangiye ibitetse. N'urutoki rurateka, ni ukuvuga iyo wakuragamo ibitoki, byaba by'inyamunyo byo kurya, byaba bindi by'imbihire cyangwa se byaba by'inkashi nk'uko hamwe babivuga, uvanamo urwagwa, noneho hakaba hagiye gushira igihe runaka nta bitoki kivanamo, nabwo urutoke ruba rutetse. Ubundi hakaba guteka amateke, ibi tubyibuka cyane cyane mu mikino y'abana, tubyibuka mu mikino bamwe mu baragiraga amatungo bakundaga gukina, ariko ntabwo ari bo gusa, n'abandi bana bakinaga iyo mikino. Noneho mu gihe barimo kwishimisha, niko twabivuga,
barimo kwirangaza, umwe akaryama yubitse inda, undi akamuryama hejuru nawe yubitse inda, undi nawe akamuryama hejuru yubitse inda, gutyo bakaba bashobora kuba benshi. Icyo gihe bavugaga ngo batetse amateke. Ibindi tutari buze gutindaho uyu munsi ni nk'ibijyanye n'imihango y'ubukwe wa kinyarwanda, ijambo gutekesha. Ubwo igihe nikigera tuzaribonera ibisobanuro. Mu by'ukuri ibiganiro ntabwo byasorezwa hano, ibiganiro bizagenda bikomeza, tuzajya twungurana ibitekerezo. Turabashimiye rero mwese mwakurikiye radiyo Umurage, turabashimiye mwebwe mwari mwaje gufatanya n'abumva radiyo Umurage kugira ngo dutaramane twibukiranye, kuko ni ukwibukiranya. Ntabavuga yuko ibintu byose aba bizi, ahubwo uko tugenda twungurana ibitekerezo, uko tugenda twibukiranya, tugera kuri byinshi, kandi n'ibitari ibi bizaza. Murakoze rero, naho ubutaha mu kindi kiganiro nk'iki, cyangwa se ibindi biganiro bisa n'ibyashize, cyangwa se ibindi bifite isura nshya bijyanye no guteza imbere ururimi n'umuco wacu, umuco n'ururimi by'Abanyarwanda n'abumva kandi bakunda Ikinyarwanda n'izindi ndimi zifitanye nacyo isano. Murakoze cyane. Ariko uvugutana mu vuba, uribuke kw'insinzi y'inzara, mwana wanjye iva ku murimo, iva ku murimo, iva ku murimo. Radiyo Umurage. Iyi ni radiyo Umurage, ni radiyo yacu, ni radiyo yanyu, ni radiyo y'abumva Ikinyarwanda, abakunda Ikinyarwanda n'izindi ndimi zose zifitanye nacyo isano. Radiyo Umurage igamije guteza imbere Ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. Radiyo Umurage yumvikana buri cyumweru guhera ku wa 4 ku rubuga rwa murandasi www.umurage wacu.com.